mu mudugudu wa Kirwa mu kagari ka Mushirarungu Mirenge wa Rwabicuma ho mu karere ka Nyanza niho hagiye kubakwa stade ni mu kibanza gifite ubuso bungana na hegitari 21. Iyi stade Perezida wa Repubulika yemereye abaturage b'akarere ka Nyanza ubwo yahiyamamarizaga mu mwaka wa 2010. Twubaka amazu n'ahangaha hagiye kuzaba stade ejo bundi byanze bikunze. Uko umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme bivuga, ni stade izaba yubatse mu buryo bugezweho. Ni stade rero izaba ifite imyanya yicaye y'abantu 20, ikaba itwikiriye hose, ikaba ifitemo n'ibindi binyuranye, harimo ibyumba by'inama, harimo urwambaro rw'abakinnyi, mbese ibintu byose stade igomba kuba yujuje, ndetse inafite piste ya atletisme. Ikazaba kandi muri stade ubwaho hari na gymnase ishobora kwakira abantu 200, ndetse hakabaho n'igice cy'imikino gakondo. Imikino gakondo ngira ngo niwo mwihariko w'iyi stade yacu tuzaba dufite i Nyanza, kuko icyo ni kimwe mu byo dushyira imbere cyane mu rwego rwo guteza imbere n'amateka by'igihugu, ko niyo mikino gakondo tugomba gukomeza kuyibungabunga. Ikindi umuntu yavuga ni uko hazaba hariho nyine n'ibibuga bindi bisanzwe by'kwitorezaho biri ku ruhande. Ibikorwa by'ibanze byo gutunganya iyi stade izubakwa birarimbanyije. Ubundi twamaze kubona ahazubakwa stade nubwo hagituye abaturage, hakiri ubutaka bw'abaturage, habayeho mu rugo rwa stade n'ubundi muri iyo nyigo abaturage bagiye imitungo yabo irebwa ku buryo dusigaje kubona inyigo, noneho tugatangira kuba twabishyura bigendeye ku giciro kazatangira. Abaturage b'akarere ka Nyanza bashimira umukuru w'igihugu wabemereye iyi stade, bavuga ko biteze inyungu nyinshi zizayiturukaho. Intore turishye intambwe ni iya mbere mu iterambere, kuko abaturage turamwemera cyane, iterambere ryiza atugezaho kuri buri wese. Tukimara kubyumva twashimye Imana kugira ngo ijye imuhora hafi, iterambere ribashe kutugeraho ryihuse, kandi kuko arabikora turanamushima. Iyo stade idufitiye akamaro cyane kubera iterambere rizaba ritugezeho kuri buri muturage wese, abana bacu bakakinira heza, bityo natwe iterambere mu kagari kacu rikiyongera, buri muturage ntabe umushomeri. Icyo gihe nije barize umuturage wese azagira iterambere. Ikintu cyane bizatumarira ibikorwa remezo biziyongera, kandi buriya n'abashomeri bazabona n'akazi, buriya aho natwe dukora tuzabona n'abakiriya baziyongera. Ikindi urubyiruko rukina umupira, harimo ikibuga hano hepfo ni ku kibuga urubyiruko rukina umupira, hari abaheranywe n'impano, ntabwo babasha kubona umuvugizi yone ngo yagera kure, ariko ntihazi iyo stade ntizabasha kugaragara nabo bagaragaza impano zabo. Mbere na mbere turabanza gushimira Perezida wacu Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda wemeye kuduha stade. Ni umugisha cyane, twarushije utundi turere ndetse n'indi mirenge, ndetse tunamushimira kuko yemeye kuduha stade. Igikurikiyeho ndumva nk'akarere ka Nyanza, stade nimara kugera hano mu murenge wacu wa Rwabicuma, akarere kacu kazatera imbere ndetse n'umurenge wacu. Ikindi nk'urubyiruko, hari urubyiruko rwacu yenda rufite impano, rwari rwarabuze uko rwidagadura ndetse rubura n'ubuvugizi, ariko ndumva stade nimara kuza urubyiruko rwacu ruzabona aho rwidagadurira ndetse rukabona n'ubuvugizi, rugatera imbere. Natwe rero nk'abaturage bo mu murenge wa Rwabicuma, stade nimara kuza urubyiruko ndetse n'abantu bakuru bazabonamo imirimo, tubashe kwiteza imbere. Iyi stade izatangira kubakwa mu mwaka w'imari utaha, izatangira mu kwezi kwa Karindwi uyu mwaka. Iyi stade izakira abantu 20 bazaba bicaye neza kandi bicaye ahantu hatwikiriye.